Wumva ikibazo cyumvikana nk'igitutsi. Kubera icyo udashobora gushyingiranwa na mubyara wawe cyangwa mushiki wawe? Ni iki mu by'ukuri kibikuza? Niba igisubizo cyawe ari kubera ko byaba ari amahano cyangwa se kikaba, icyo kibazo kirambangamiye. Menya ko utari wenyine, n'abandi benshi twemeranya nawe. Ntabwo twumva dushishikajwe n'ishyingiranwa rikozwe hagati y'abantu bafitanye isano y'amaraso, ariko si imyumvire yacu mu by'ukuri ishingiye ku ngingo zifatika za siyanse zakorewe ubushakashatsi. Umuntu abyaranye na mubyara we byagenda bite? Ntabwo babyara umwana muzima. Agiye kure se akabyarana na mushiki we cyangwa musaza we. Mu bworozi, inyamabere zibyaranye zifitanye isano bavuga ko zibyara amacugane. Bavuga ko abana zibyaye bashobora kuza bafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima, nko kuvukana zimwe mu ngingo zituzuye, kurwara indwara zitandukanye zishobora gutuma inyamaswa zivutse muri ubwo buryo zidashobora kororoka n'ibindi. Ku bantu bamwe babyita amahano, ariko hari ababikora, ndetse mu bihugu bimwe na bimwe, haba muri iki gihe cyangwa se mu mateka, bamwe mu babikoraga cyangwa se abakibikora bavuga ko ahubwo abana bavutse ku bantu bafitanye isano nk'ababyara bagira ubuzima buzira umuze kurusha n'abavutse ku bantu badafitanye isano y'amaraso. Hari abandi bavuga ko ishyingiranwa hagati y'abafitanye isano ari uburyo bwiza bwo kurinda ubutunzi bw'umuryango cyangwa se ubutegetsi. Ushobora kuba utarunabizi, ariko kubyarana no gushyingiranwa hagati y'abantu bafitanye isano nka mushiki na musaza cyangwa se ababyara nibyo byubatse isi nk'uko tuyizi uyu munsi. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Uku kubyarana ko bafitanye isano dushobora kukubona nk'amahano, ariko hari igihe ntacyo byari bitwaye, ndetse hari abantu twize mu mateka babaye ibihangange ku isi bagakora ibitangaza, nyamara barabyawe n'abantu bafitanye isano, ku buryo usanga se icyarimwe ari se akaba na nyirarume, nyina akaba ari nyina umubyara, ariko akaba na nyirasenge. Reka tubivugeho. Mu Gifaransa babyita consanguinité, kubyarana hagati y'abantu bafitanye isano y'amaraso. Urugero ruruta izindi zose dufite kuri iki kintu ni uruturuka mu muryango w'abami. Kuva mu mwaka w'1837 kugera mu 1901, Ubwongereza bwayoborwaga n'umwamikazi Victoria. Yabyaye abana benshi barimo igikomangoma Edward waje kuba umwami w'Ubwongereza, Guillaume wa kabiri waje kuba umuyobozi w'Ubudage akaba n'umwami wa Prusse, Nicolas wa kabiri waje kuba umuyobozi w'Uburusiya n'umwami wa Polonye. Mu bana ba Victoria kandi harimo Ferdinand wa kabiri waje kuba umwami wa Romania. Ntabwo byumvikana neza uburyo uyu mwamikazi w'Ubwongereza yabyaye abami n'abatware b'Uburayi bwose mu myaka yashize. Mu yandi magambo, Victoria yigeze kuba umwamikazi w'isi yose. Victoria yabaye umwamikazi w'Ubwongereza mu gihe cy'imyaka 63 yose. Yayoboraga abantu barenga miliyari bari ku migabane itandukanye. Yize kuvuga iki Urdu, ari rwo rurimi rwo muri Pakistan no mu Buhindi. Yateguye ibirori bitabarika by'akataraboneka by'iminsi mikuru y'amavuko, ariko cyane cyane yimitse abana be n'abuzukuru be ku ngoma z'ibihugu byinshi mu Burayi. Ibi yabigeze hakoresheje iturufu yo kubashyingira mu bwami butandukanye, ku buryo mu bwami bwa buri gihugu mu Burayi habaga harimo umwana we cyangwa se umwuzukuru we. Mbere y'intambara ya mbere y'isi, abuzukuru be bategekaga ibihugu birimo Norvège, Romania, Uburusiya, Espagne, Ubudage, Denmark, Ubugereki n'Ubwongereza. Birumvikana. Uyu munsi abamukomokaho byakure cyane baracyari mu bwami bw'ibihugu bitandukanye by'i Burayi. Nk'uwari umwami wa Espagne kugera mu 2014, Juan Carlos I, ndetse n'umugore we Sophie de Grèce, bombi n'ubuvivure bw'umwamikazi Victoria. Birumvikana uyu mugabo n'umugore we bafitanye isano kubera ko nyirakuruza wa kure n'umwe ni Victoria. Ni kimwe n'uwahoze ari umwami w'Ubugereki Constante wa kabiri, umwami wa Norvège uyu munsi Harald wa gatanu, umwami wa Suède uyu munsi Charles VI Gustave cyangwa Karl VI Gustave, uwahoze ari umwamikazi wa Denmark Margrethe II. Aba bose nabo mu muryango w'umwamikazi Victoria. Mu bukwe bwa Prince Harry na Meghan Markle mu kwezi kwa gatanu mu 2018, ndetse no mu bukwe bwa Prince William na Catherine Middleton mu 2011, aba bami n'abamikazi n'ibikomangoma bose bari bari mu Bwongereza batashye ubwo bukwe nk'abantu bagize umuryango umwe, ariko bayobora ibihugu bitandukanye by'Uburayi. Umuryango w'umwamikazi w'Ubwongereza Victoria ni urugero rwiza rwo gushyingiranwa no kubyarana gukomeye kwabayeho hagati y'ababyara n'abavandimwe. Victoria bamwita nyirakuru w'Uburayi. Yagiye afata buri mwana mu bana be 9
akamushyingira umwami cyangwa se igikomangoma cyo mu gihugu ashaka, umwana babyaye akazamushyingira mubyara we wo mu kindi gihugu, ku buryo ibihugu byinshi by'Uburayi byategekwaga n'abana be cyangwa se abuzukuru be nabo bagiye babyarana hagati yabo. Byemezwa ko uko gushyingiranwa hagati y'abavandimwe n'ababyara bakomoka kuri Victoria byatumye bagenda bahererekanya uturemangingo turimo n'udufite uburwayi cyangwa se izindi nenge, ku buryo ibyagiye biba kuri uyu muryango byafashwe nk'umuvumo. Iyo urebye icyagiye cyica bamwe mu bagize uyu muryango, ubona ko benshi bagiye bicwa no kuva amaraso akanga gukama biturutse nko ku mpanuka. Igikomangoma Frederic Doesse d'Armasta yapfuye nyuma yo kwikubita hasi bidakanganye, ariko ava amaraso yanga gukama. Igikomangoma Rupert d'Oteke yishwe n'igikomere gito cyane nyuma yo gukora impanuka y'imodoka. Igikomangoma Leopold George Duncan Albert nawe yaranyereye aragwa, ava amaraso yanga gukama arapfa. Dushobora gukomeza kuvuga uru rutonde kubera ko hari benshi bo mu muryango wa Victoria bagiye bapfa muri ubu buryo bw'amarabira. Aba bantu bose bari barwaye indwara karande ihererekanwa mu turemangingo yitwa hemophilie. Ni indwara ifitanye isano no kuvura kw'amaraso. Ituma iyo umuntu avuye amaraso bigorana ko akama, kubera ko amaraso y'umuntu uyirwaye ntapfa kuvura. Akaremangingo karimo iyo ndwara gahererekanwa binyuze muri chromosome X, ubwoko bw'urusobe rw'uturemangingo turimo n'akaremangingo ndangasano kitwa ADN. Uru rusobe umugore agira urwitwa XX cyangwa se X ebyiri, umugabo akagira XY. Uru rusobe cyangwa se chromosome nirwo rugena igitsina cy'umwana uvuka. Kubera ko umugabo afite XY, ni utanga igitsina cy'umwana, umuhungu cyangwa se umukobwa. Iyo mu gikorwa cyo guhuza ibitsina umugabo atanze X, iyo X iragenda igahura n'indi X yatanzwe n'umugore bikaba XX, ubwo umwana akaza ari umukobwa. Iyo umugabo atanze Y kubera ko afite XY, iyo Y iragenda igahura na X y'umugore kubera ko umugore agira XX nta Y agira, ubwo bikaba XY, ubwo umwana akaba umuhungu. Iyi chromosome ni ikubiyemo umurage ndangasano wose umubyeyi w'umwana we mu kumurema. Chromosome ibika ya ndwara ya hemophilie twavugaga rero ni X. Kubera ko abagore bagira X ebyiri, iyo imwe irwaye indi irayisimbura, ariyo mpamvu badakunze kurwara iyi ndwara, ariko bakagira ibyago bya rimwe kuri kabiri byo kuyiha abana babo babatwite. Abagabo bagira chromosome X imwe, indi ni Y. Iyo X imwe bagira rero iyo yanduye, ubwo umwana w'umuhungu arayirwara nyine, nta kundi. Umwamikazi Victoria yari afite iyi ndwara ariko atabizi nyine kubera ko iba muri chromosome X kandi akaba afite ebyiri. Yahaye iyi chromosome X igice cy'abana be 9, nabo bayiha igice cy'abuzukuru be 42, nabo bayiha igice cy'abuzukuruza be 87, gukomeza gutyo. Usibye ibikomangoma by'Ubwongereza byagiye bipfa ku myaka mike cyane y'ubukure, uko guhererekanya uturemangingo turimo uburwayi byagize izindi ngaruka zitari zitezwe. Nko mu bwami bw'Uburusiya, kubera ko naho hari abo mu muryango wa Victoria bahategetse, ababyeyi ba Alexei Nikolaevich Romanov bagerageje inzira zose ngo bamuvure hemophilie, kugera naho bifashishije umuvuzi gakondo wari ukomeye cyane icyo gihe witwaga Grigory Rasputin. Kwifashishije umuvuzi gakondo muri abami byagize ingaruka kuri uyu muryango, binaviramo ubwami bwabo guhirima kugera bishwe mu 1918. Muri make, iki ni nacyo kibazo gikomeye kiba mu gushyingiranwa no kubyarana kw'abantu bafitanye isano. Bahererekanya mu buryo bworoshye cyane indwara z'akarande zo muri uwo muryango. Mu buryo bwa rusange, amateka y'Uburayi bwo mu kinyejana cya 19 no mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 ahuye cyane n'umwamikazi Victoria w'Ubwongereza. Nk'urugero, intambara ya mbere y'isi yabaye uyu mukecuru amaze imyaka 17 apfuye, hanyuma abuzukuru be bisanga barimo barwana kubera ko bayoboraga ibihugu bitandukanye byarwanye muri iyo ntambara. George wa gatanu wari umwami w'Ubwongereza, Nicola wa kabiri wari tsar w'Uburusiya, na Guillaume wa kabiri wari umwami wa Prusse, bose bari abuzukuru ba Victoria. Bararwanye mu ntambara yaguyemo abantu 20,000, abandi 20,000 barakomereka. Mu magambo make, Victoria yashatse kubaka Uburayi butegekwa n'umuryango we, birangira koko bikunze. Bahererekanya ubutegetsi, bahererekanya ubutunzi, ariko banahererekanyije indwara zabishemo benshi. Gusa nanone hari abatabyemera uko. Hari abavuga ko ingaruka zo kubyarana hagati y'abantu bafitanye isano zikabirizwa kandi mu by'ukuri atari nyinshi. Kuri bamwe, umuntu abyaranye na mushiki we cyangwa se musaza we ntabwo bihita bivuga ko umwana azavukana ubumuga, ahubwo icyo bikora ni ukongera ibyago byo guhererekanya ibibazo mufite mu buzima mu muryango wanyu. Bibaye ntabyo mufite, umwana avuka ari muzima nk'abandi bose. Ibibazo by'ubuzima bashobora guhererekanya ni iby'umutima, ibibazo birebana no gukuramo inda biba kenshi, ndetse n'izindi ndwara zimwe na zimwe zishobora gutera ubumuga.
uyu munsi ubuvuzi bugezweho bwitaye cyane ku buremere bw'ibibazo by'ubuzima bishobora guturuka ku kubyarana kw'abantu bafitanye isano nk'ababyara cyangwa se abavandimwe. Uko mubyaranye mufitanye isano ya hafi niko ibyago byo guhererekanya indwara z'akarande byiyongera. Gusa ntabwo ari mu buryo bw'umurongo ngo uvuge ngo umubyeyi iyi ndwara yayihaye umwana we nawe ayiha umwana we gutyo gutyo. Umubyeyi ashobora guha indwara umwana ariko umwana ntayihe umwuzukuru, ahubwo ukazasanga igarutse mugeze ku gisekuru cya 4. Wowe n'ababyeyi bawe musangiye 50% by'uturemangingo ndangasano, ni kimwe n'abavandimwe bawe. Wowe na sogokuru na nyogokuru wawe, abishywa bawe n'abana ba mukuru wawe cyangwa se murumuna wawe, ba nyokorome na ba nyogosenge musangiye 25% by'uturemangingo ndangasano. Wowe na sogokuruza na nyogokuruza na babyara bawe, ni ukuvuga abana ba nyogosenge n'aba nyokorome, musangiye 12.5% by'uturemangingo ndangasano. Ni kimwe cy'umunani. Wowe n'abana ba babyara bawe cyangwa se sekuru na nyirakuru ba sogokuru na nyogokuru bawe, musangiye 6.25% by'uturemangingo ndangasano. Ubwo bivuze ko uko ukomeza kuzamuka bigeraho ugasanga nta turemangingo ndangasano mu gisangiye, ari nabwo bavuga ko uwo muntu ntacyo mu gipfana. Niyo mpamvu muri kiliziya mbere yo gushyingira abantu bababaza ibisekuru byabo kugira ngo bumve niba ntaho bahuriye mu masano. Uko uturemangingo ndangasano abantu basangiye tugenda tugabanuka, ni nako ibyago byo kubyarana umwana urwaye bigabanuka. Ikindi nuko kuvuga ko umuntu mufitanye isano bigarukira ku rwego rutandukanye bitewe n'umuco. Ku bahanga benshi mu by'imyororokere, kubyarana hagati y'ababyara bo ku rwego rwa 2 biba bigifatwa nk'ikibazo. Ababyara bo ku rwego rwa 2 ni abantu muhuriye kuri ba sogokuruza. Mubyara wawe wo ku rwego rwa 2 ni umwana w'umuvandimwe wa sogokuruza wawe. Ku bahanga bamwe mu by'imyororokere, uyu muntu muba mufitanye isano ku buryo mudakwiye kubyarana. Hari nk'ubushakashatsi bwigeze gukorwa n'ikigo cyitwa Crossmark cyo mu Bwongereza bwagaragaje ko abana bavuga ku babyara bo ku rwego rwa 1, ni ukuvuga abantu babyarana kandi ababyeyi babo bavindimwe, abo bantu babyaye baba bafite ibyago byo kuvukana indwara z'akarande zikubye 2 iz'abandi bana babyarwa n'abadafitanye isano. Abantu basanzwe badafitanye isano baba bafite ibyago byo kubyara umwana ufite uburwayi bw'akarande bya 2.5%, mu gihe abantu bafitanye isano baba bafite ibyo byago bya 6%. Mu kanya twavuga ku muryango w'umwamikazi Victoria w'Ubwongereza, uburyo abana be bagiye babyarana n'ababyara babo bikarangira barwaye indwara imwe ya hemophilia. Ariko hari undi muryango nawo w'ibwami wabyaye abana bagenda babyarana hagati yabo ntihagira ikibazo na kimwe kivuka, ahubwo babikuramo inyungu nyinshi z'ubutegetsi n'ubutunzi n'ubuhangange, kandi bo bagiye babyarana atari hagati y'ababyara gusa, ahubwo abana babiri bavindimwe, umuhungu n'umukobwa, bagiye bashyingiranwa bakabyarana, bakabyara abana bazima badafite ikibazo na kimwe. Abo bana babyaye nabo bakazashyingiranwa hagati yabo. Uyu ni umuryango w'Abaptoleme. Ni umuryango wategetse Misiri kuva mu mwaka wa 323 kugera mu mwaka wa 30 mbere y'uko Yesu Kristo avuka. Dore uburyo igiti cy'amasano kiba kimeze kuri twese. Hejuru haba hari ababyeyi babiri, papa na mama. Hagakurikiraho ba nyogokuru na sogokuru 4 kuri buri ruhande. Ubwo n'ababyeyi ba mama n'ababyeyi ba papa bakaba 4. Hakaza ba nyogokuruza na ba sogokuruza 8. Aba nabo hakurikiraho abababyara 16, nabo hagakurikiraho abababyara bakaba 32, gukomeza gutyo gutyo ugenda ukuba 2. Ku Baptolemeho rero rwose ugiye kubona ko bitandukanye n'iyi mibare, kubera ko hari aho wasangaga nka sogokuru na nyogokuru atari 4 ahubwo ari 2 bonyine, kubera ko umwana w'umuhungu n'uw'umukobwa bavindimwe bashyingiranwe. Ubwo bakaba bagabanyije umubare w'umuryango, kubera ko papa na mama ubwo icyarimwe baba ari mabukwe na data bukwe. Nyogokuru na sogokuru bakaba ari babandi, kubera ko je n'umugore wanjye turabahuje. Tugarutse ku Baptoleme, bagiye babyarana hagati yabo kandi ntabwo byababujije kuba ibihangange kuri iyi si. Dufashe nk'urugero rw'umwe muri bo, umugore wamenyekanye cyane mu mateka y'isi, Cleopatra wa 7 Philopator. Mushobora kuba mwaramwumvise cyane mu mateka kubera ko yashakanye na Caesar, babyarana umwana, ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo gitangaza yakoze. Ahubwo yavugaga indimi nyinshi, maze akoresha impano ze mu kuzamura ubukungu bwa Misiri bwari bwaraguye, abasha guca inzara mu gihugu, akora imishinga ikomeye y'ubwubatsi ku buryo n'uyu munsi bimwe mu byo yubatse biracyahari. Kandi ibi byose yabikoze anagira uruhare mu ntambara zari zibasiye akarere ka Mediterane muri icyo gihe. Yakoze ibintu byinshi byamugize igikomerezwa ku isi yose, kugera yiyahuye ku itariki ya 10 y'ukwa 8 mu mwaka wa 30 mbere ya Yezu, ari nabwo ubwami bw'iwabo bwarangiye. Uyu mugore wakoze ibi byose yari yarabyawe n'abantu bo mu muryango we, kuva kuri sekuruza wa sekuruza wa sekuruza, bose bari baragiye babyarana na bashiki babo kugera kuri we.
kugira ngo tubyumve neza reka duhere mu ntangiriro. Mu kinyejana cya 4 mbere ya Yezu, Alexandre le Grand yahanze ubwami bwavaga ku Bugereki bukagera ku kibaya cya Indus, n'ahari Pakistani n'uburengerazuba bw'Ubuhinde uyu munsi. Ubu bwami bwanyuraga hari Turukiya none ndetse na Misiri. Alexandre le Grand yahanze imijyi ibarirwa muri 20, yoroshya ubuhahirane hagati ya Aziya n'igice cya Mediterane, mbese azana iterambere rikomeye muri icyo gihe. Hanyuma arapfa adasize uzamusimbura. Mu buryo butatunguye uwo ari we wese, ubu bwami bwe bwahise bwigabanya mu bice byinshi bitandukanye, bigenda bitegekwa n'abahoze ari abajenerale be ba Alexandre le Grand nyine. Aba bajenerale rero babise abadiadoke. Muri aba bajenerale harimo uwitwa Ptolemaios Soter Premier. Uyu yafashe Misiri ahita yitangaza nka Basilius wa Misiri. Basilius cyangwa se Basil bivuze umwami. Ptolemaios yahise ashinga ingoro ye ahitwa Alexandria. Yanibye umubiri wa Alexandre le Grand ajya kuwushyingura mu murwa mukuru w'ubwami bwe Alexandria. Yashatse umugore witwa Eurydice, babyarana abana benshi barimo uw'umuhungu witwaga Ptolemée Kéronos. Ptolemaios kandi yanashatse undi mugore witwa Berenice Première, babyarana abana batatu barimo uwitwa Arsinoé II ndetse na Ptolemée II. Hano birasaba gukurikira cyane amazina kubera ko bose bitwa ba Ptolemée. Harimo nibura ba Ptolemée 15, ba Arsinoé 4, ba Cléopâtre 7. Abanyamateka bagiye babaha imibare yongerwa ku mazina yabo kugira ngo byorohe kumva iyi nkuru. Muribuka umuhungu wa Ptolemaios witwa Ptolemée Kéronos yabyaranye na Eurydice. Muribuka n'umukobwa wa Ptolemaios witwa Arsinoé II yabyaranye na Berenice. Aba bana rero barashakanye, Ptolemée Kéronos na Arsinoé II, abavandimwe usibye ko batari bahuje nyina. Barashyingiranywe barabyarana. Muri iki gice cy'isi ugushyingiranwa hagati y'umuhungu n'umukobwa babyawe n'umugabo umwe ariko badahuje nyina byari ibintu bisanzwe, nta kibazo cyabibagamo. Muri Atene, muri Macedoine n'ahandi muri biriya bice nko mu Bugereki aho hashoboraga kuba hishyingiranwa hagati y'umukobwa na nyirarume, gushyingiranwa kw'abavandimwe nta kibazo cyabibagamo. Mu bwami bwa Roma ho gushyingira ababyara ni ibintu byabagaho cyane. Twebwe turumva biteye ikibazo ndetse tukavuga ko ari amahano, ariko nk'uko yamvugo ya Leslie Paulus Atley ibivuga, ahahise ni igihugu cy'amahanga gikorerwamo ibitandukanye n'ibyacu. Iyi niyo mpamvu muri kiriya gice nta washoboraga gutangazwa no gushyingiranwa kwa Ptolemée Kéronos na Arsinoé II kandi ari abavandimwe. Gusa uru rugo rwabo ntabwo rwarambye. Ptolemée Kéronos yafatiye uyu mugore we akaba na mushiki we mu bugambanyi, maze mu kumuhana yica 2 mu bana babyaranye. Ubwo n'abana be yishe, ariko icyarimwe bari n'abishywa be kuko bari abana yabyaranye na mushiki we. Arsinoé II amaze gutandukana n'umugabo we akaba na musaza we, yahise ahungira mu Misiri ahari musaza we wundi wari umwami wa Misiri, Ptolemée II. Uyu we yari musaza we kuri se na nyina. Bahise bashyingiranwa. Ntabwo babyaranye ariko bararwubatse rurakomera, ruraramba rwose. Nta n'amahano yabayemo. Nta muntu wo mu muryango wigeze yicwa kubera uru rugo. Gusa abaturage batangiye kwinuba. Nubwo gushyingiranwa kw'abavandimwe byari ibintu bisanzwe, ariko hano batangiye kwinubira ko bategekwa na musaza na mushiki bashyingiranywe. Ubwami bwahise butangira ubukangurambaga bugamije kumvisha rubanda ko gushyingiranwa kw'abavandimwe babiri ari ibintu bituruka ku mana Zeus. Umusizi Theocritus niwe wanditse igisigo cyavugaga ibi ngibi agaragaza ko imana Zeus n'umugore wayo Hera ngo bari abavandimwe. Ubwo bagiranga abaturage bumve ko ahubwo ari ibintu bitagatifu. Inyandiko nyinshi zivuga ko rubanda narwo rwahise rwemera uyu muco, ababyeyi batangira kujya bashyingira abana babo, ababyara bagashakana, ba nyirarume b'abantu bagashyingiranwa n'abishywa babo, kandi ibi ngibi ngo byamaze ibinyejana by'imyaka. Hari inyandiko nyinshi zivuga ko mu bwami bw'Abaromani ugushyingiranwa hagati ya musaza na mushiki byari bigize 37% by'ingo. Urugo rumwe kuri 5 rwabaga ari urw'umugore n'umugabo bavindimwe, kandi ibi ngibi byamaze amagana y'imyaka. Kandi ubwo uku ni ugushyingiranwa hagati y'abavandimwe. Hano ugomba kongeramo ingo z'ababyara, izabishywa na ba nyirarume, izabisengeneza na ba nyirasenge. Ibi bintu byamaze igihe ku buryo na n'ubu bikiri ingingo yo kugibwaho impaka mu bushakashatsi. Kubuza gushyingiranwa cyangwa se kubyarana hagati y'abafitanye isano ni imwe mu nkingi z'amasomo n'ubushakashatsi ku buzima bw'abantu muri iki gihe kigezweho. Ahantu hose ku isi hatarebwa igihugu cyangwa se umuco, abantu bose banga ndetse bumva ari ishyano kugira igitekerezo cy'ishyingiranwa hagati y'abantu baremewe mu ndimwe.
Usibye mu Misiri ya kera, mu Bugereki no mu Baromani ho byari byarabaye nk'ibisanzwe gushyingiranwa hagati y'abavandimwe cyangwa se hagati y'ababyeyi n'abana. Bigomba kuba bifitanye isano n'ibyanditswe mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa mbere guhera ku murongo wa 30. Loti azamuka Visowari ajya gutura mu misozi yirengeye, ajyana n'abakobwa be babiri. Yatinye rero gutura Isowari, ahubwo yiturira mu buvumo we n'abakobwa be uko ari babiri. Muri abo bakobwa umukuru aza kubwira umuto ati, data arashaje, kandi mu gihugu cyose ntaho tuzabona umugabo ngo aturongore nk'uko bigenda ahandi hose. Ngwino tunyweshe data divayi, maze turyamane kugira ngo dutume data asiga imbuto. Iryo joro batereka se divayi, umukuru ararana na se. Se ntiyabimenya, ntiyamenya igihe umukobwa yaryamiye n'igihe yabyukiye. Bukeye umukuru abwira umuto ati, dore ejo nararanye na data, twongere iri joro tumutereke divayi uze uryamane nawe, bityo tuzaba dutumye data agira imbuto. Iryo joro nanone batereka se divayi, umuto arahaguruka ajya kurana na se. Se ntiyabimenya, ntiyamenya igihe umukobwa yaryamiye n'igihe yabyukiye. Abakobwa ba Loti basaminda batyo bazitewe na se. Umukuru abyara umuhungu amwita Mowabu. Uyu niwe sekuru w'Abamowabu bakiriho n'ubu. Umuto nawe abyara umuhungu amwita izina rya Benihami, niwe sekuru w'Abahamoni bakiriho n'ubu. Iri ni ijambo ry'Imana. Uribuka muri wa muryango wa Ptolemayos aho abana bagiye bashakana hagati yabo? Ntabwo iki gikorwa cyarangiranye na Ptolemy II na Arsinoe II. Ptolemy IV Philopator na Arsinoe III bari abuzukuru ba Ptolemy II, kandi nabo bari abavandimwe. Ni ukuvuga ko Ptolemy II yabyaranye na mushiki we abana benshi, nabo bakabyara abandi bana. Muri abo buzukuru be rero naho babiri muri bo barashakanye, Ptolemy IV na Arsinoe III. Babyara Ptolemy V. Uyu yashakanye n'uwitwa Cleopatre I. Babyarana abana batanu, barimo Ptolemy VI, Ptolemy VIII na Cleopatre II. Uyu Cleopatre II nawe yabyaranye na basaza be bombi, Ptolemy VIII na Ptolemy VI. Yabyaranye na Ptolemy VI umukobwa bise Cleopatre III. Uyu Cleopatre III yahise ashakana na nyirarume, akaba na se wabo, akaba n'umugabo wa nyina, Ptolemy VIII. Babyaranye abana benshi. Aba bana babyaranye nabo bagiye bashakana hagati yabo. Umwe muri bo yanashakanye na bashiki be babiri, abandi bagiye bashakana n'abishywa babo. Ibi bintu byakinweho filime nyinshi. Abahanga mu myororokere bashyizeho uburyo bwo gupima ibi bintu byo gushyingiranwa hagati y'abantu bafitanye isano. Bapima guhura k'uturemangingo tubiri biturutse ku kuba ba nyiratwo bafite umukurambere umwe. Umwana uvuka ku bavandimwe babiri, ni ukuvuga musaza na mushiki, aba afite 25% by'uturemangingo ndangasano tw'ababyeyi be. Iyo ababyeyi bawe, ni ukuvuga so na nyoko, bava indimwe, na sogokuru na nyogokuru wawe bakaba bava indimwe, iri janisha rirazamuka cyane. Ubushakashatsi butandukanye bugenda bugaragaza ko uko abantu bagenda babyarana kandi bafitanye isano, imyaka igashira indi gataha, bigera igihe hakazavuka umwana umeze neza neza nk'umukurambere wa mbere watangije ibyo bintu. Bashobora guhuza uturemangingo ndangasano ku kigero cya 90%, ku buryo ushobora kugira ngo ni wa mukurambere wongeye kuvuka. Mu myaka ibarirwa mu bihumbi mbere y'uko Abaptolemy bategeka Misiri yategekwaga n'Abanyamisiri. Abangaba bakoze byinshi bibukirwaho uyu munsi, nko kubaka za piramide, ariko nanone bakoze byinshi by'amahano uyu munsi mu birebana no gushyingiranwa no kubyarana. Nk'umufarawo witwaga Ramses II yari yarashatse abagore 12, 6 muri bo bari abakobwa be. Abangaba babyaranye amagana y'abana. Ntabwo ari uyu mwami gusa, kubera ko nk'ubwo uwitwa Ankesenamo yari umukobwa wabyawe n'umwami Akhenaton, amubyarana na mushiki we Nefertiti. Uyu mukobwa Ankesenamo amaze gukura yahise ashakana na se umwami Akhenaton. Icyarimwe ababaye mukeba wa nyina, kandi uwo nyina ni na nyirasenge. Umugabo we yari se, akaba na nyirarume. Uyu mukobwa urugo rwe na se ntabwo rwarambye, kubera ko yaje gushakana n'undi mwami nawe wavutse kuba mu muryango we witwa Tutankhamon. Uyu mwami yarwaye indwara zitagira ingano, bikavuga ko zaturutse kuri iri shyingiranwa ry'abafitanye isano. Nk'ubwo yararwaye gynécomastie, arwaye Marfan, arwaye dystrophie à dispo génital, arwaye syndrome de Klinefelter, yararwaye osteochondrite, arwaye Piebo, arwaye fente labiopalatine n'izindi ndwara zifite amazina ntabasha kuvuga. Usibye izi ndwara, abanyamateka bamwe banavuga ko iyi miryango yose yagiye ishyingiranwa ikanabyarana yagiye ibamo umuvumo wo kwicana, gupfa by'amarabira, kwiyahura, kugira indwara zidasobanutse. Hari n'abajya kure bakavuga ko bamwe muri twe bakora amahano uyu munsi, cyangwa se bakora ibintu byatuma wibaza icyo bafite mu mwanya w'ubwonko,
ushobora gusanga hari aho bahuriye no kubyarana hagati y'abafitanye isano. Tubitekerezaho gake, ariko birebeye mu ndorerwamo yo kororoka kw'inyoko muntu, kubyarana hagati y'abafitanye isano bikwirakwiza uturemangingo tw'umuntu turenze 50%, bitandukanye nuko bigenda iyo umuntu abyaranye n'uwo badafitanye isano, ho ni 50%. Babara ko iyo umugabo afashe icyemezo cyo kubyarana na mubyara we wo ku rwego rwa mbere, ni ukuvuga umwana wa nyirasenge cyangwa wa nyirarume, uwo mwana babyaranye avukana 56.3% by'uturemangingo ndangasano twase, aho kuba 50%. Bikavuga ko kubyarana na mushiki we bihita bizamura imibare bikaba 75%. Bivuze ko iyo ubyaranye na mushiki wawe uba umeze nk'aho ubyaye umwana n'igice aho kuba umwana umwe. Hari n'abavuga ko kubyarana hagati y'abantu bafitanye isano bishobora gutuma uwo mwana hari indwara atazarwara zirimo na malaria. Zimwe mu mpinduka cyangwa se mutation ziba mu maraso y'abantu bahererekanyije uturemangingo two mu muryango umwe, amaraso y'uwo mwana ashobora kuzamo thalassemie alpha. Ni imiterere y'uturemangingo ihindura kimwe mu bigize amaraso cyitwa globule rouge. Iyi thalassemie alpha igira ingaruka zo kuba yatera indwara ya anemie, ariko nanone ikabangamira cyane udukoko dutera malaria. Gushyingiranwa hagati y'abafitanye isano ni amahano, ariko byabayeho cyane ku isi kandi n'ubu biracyabaho. Robin Fox wigisha imibanire y'abantu muri kaminuza ya Rutgers muri New Jersey avuga ko gushyingiranwa hagati y'ababyara bo ku rwego rwa kabiri, ni ukuvuga abantu bahuje sekuruza na nyirakuruza, bigize 80% by'ingo zose zabayeho kuva isi yabaho. Muri make ni abakurambere bacu bose. Impamvu ya mbere yatumaga abakurambere bacu ba kera cyane bashyingiranwa n'abantu bo mu miryango yabo irumvikana cyane. Mbere yuko havumburwa uburyo bw'ubwikorezi bwihuta, abantu ntabwo bagendaga cyane. Hari ubushakashatsi bwagaragaje ko 95% by'abongereza bakuraga abagore n'abagabo mu birometero bitarenze 20 uvuye aho bavuka. Muri iyi ntera ibyago byo kugwa kuri mubyara wawe ni byinshi cyane. Abandi bashakaga mu miryango yabo kubera inyungu z'ubukungu. Nko mu bwami bwa kera mu bihugu byinshi, ugushyingiranwa hagati y'abagize umuryango umwe byoroshyaga isimburanwa mu butegetsi, ubutegetsi bukaguma mu muryango umwe, kandi bigakumira abandi bantu bose bakwifuza ingoma baturutse hanze. Uyu munsi habarwa ko 10% by'ingo ziri ku isi ari z'ababyara, baba bo ku rwego rwa mbere cyangwa se ku rwego rwa kabiri, baba barabikoze babizi cyangwa batabizi. Ubwo ni urugo rumwe ku 10. Nko ku Barabu ho hakozwe ubushakashatsi ku mpamvu zibitera, byemezwa ko izo mpamvu zirimo gushaka kugumisha ubutunzi bw'umuryango mu muryango, koroshya ibintu mu ishyingiranwa, aho bavuga ko kubana na mubyara wawe byoroshye kurusha kubana n'undi muntu utazi, hakazamo gushaka imibanire myiza no kwa sobukwe kubera ko n'ubundi baba basanzwe ari famiye. Harimo kandi inyungu z'ubukungu zishingiye ku nkwano. Banavuga ko ingo z'abafitanye isano zikomera kurusha iz'abadafitanye isano. Tekereza ko uri umuturage w'umuhinzi mu cyaro runaka, wamaze ubuzima bwawe bwose uhese umugongo mu murima, utera, ufumbira, uvomera, ngo urebe ko uwo murima watangira kwera kubera ko wamaze igihe utera. Hanyuma nyuma y'imyaka 80 urupfu rukagusatira, ugashaka kuraga wa murima abana bawe. Umukobwa wawe hano yaba afite amahitamo abiri: gushyingiranwa n'umuntu mutazi wo mu kindi cyaro cya kure, cyangwa se gushyingiranwa n'umuhungu wa murumuna wawe muturanye, ubwo ni mubyara we. Uwo muhungu wa murumuna wawe uramuzi, ni umugabo wo kwizerwa, urabizi neza ko uwo murima nawegukana uzaguma mu muryango. Indi nyungu ni uko utazakenera gutanga inkwano kubera ko uzabushyingiye murumuna wawe. Ibi byose nibyo bishingirwaho mu mico imwe n'imwe abantu bagashyingiranwa kandi ari abavandimwe. Inyungu yabirimo yose, benshi bemeza ko atari igitekerezo cyiza gushyingiranwa abantu bavindimwe cyangwa se bafitanye indi sano ya hafi. Nshuti bakunzi mudasiba kutwumva, ikiganiro cyacu cya none nta tugisoreje. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.